iyo batavuze uruhu kera bavugaga ibikuba bateka ku bishyimbo cyangwa se batanateka ku bishyimbo bagateka cyangwa guteka hasigaye bikaba nk'inyama hanyuma umuntu uruvanyuma agakaranga n'ibirungo hasigaye akarura bishushe nk'inyama. Muri make ni nk'aho ari inyama. Inka barayibaga nyine bakakivanaho bamara kugikuraho bakakireka kikumamo gakeya barangiza bakagikubita ku muriro ubwoya bukumuka bukavaho bwamara kuvaho bakagenda bagikatamo gakeya kuriya bakagiteka. Muraho neza muhawe ikaze kuri Hope. Uyu mubyeyi tumusanze mu centre cy'abayaga ku gahanda kajya mu murenge wa Rukomo ahangana mu karere ka Nyagatare yitwa Nyirabatware Virginie. Uyu mubyeyi dusanze acuruza impu. Ese impu urazizi? Dusanze acuruza ubwoko bw'impu. Impu ni ukuntu bafata uruhu rw'inka bakibaga bakarufata bakaruhubika bakarutunganya bakarwumisha babanje kurushyira ku muriro barangiza rukaba iki kintu mureba hano rukaba rushobora kuba rwatekwa ku bishyimbo rwatekwa mu mazi rukaba rwakarangwa rwashyirwamo ibirungo. Abaturage twaganirije bavuze ko uru ruhu rushobora kuba rwasimbura inyama ngo dore cyane ko ibiciro by'inyama byazamutse ku isoko. Bavuze ko kandi ibi bihu babiteka no muri resitora bigatuma abantu babona akaboga mu buryo bworoshye. Uyu mubyeyi yavuze ko impu zimuha amafaranga yo kumufasha mu rugo dore ko ngo afite abana babiri yitaho b'abanyeshuri. Reka twumve icyo uyu mubyeyi abivugaho, twumve n'ubuhamya bw'abaturage b'abakiriya ba Virginie. Nyine twajya hano mu nomero imwe ahantu nanjye ni umuntu wari unjyanyeyo ntabwo mbizi. Tugezeyo tubaza inyama baravuga ngo nta nyama zihari, dusanga hariho ibihu bimeze gutya. Nyine twagezeyo dusanga babitetse. Mwagize Twagiye tugiye gushaka ipura yo kurya tubaza inyama baravuga ngo batetse ngo ibihu. Kubera uwiwanjye nawe yarabitekaga nyine ariko ntabwo tumaranye igihe kinini ariko yatetse resitora abati ibintu biraryoha agura ibintu bine tutanga amafaranga 800. Nariye 2 nawe arya 2 aduha n'isosi n'agatoki ka 200. Numvishe biryoshye ariko kubera wanashatse yarabitekaga bivamo bitewe n'impamvu yahuye nayo. Niwe wari ubizi ngiraga nari mbizi neza. Kandi yabitekaga muri resitora. Yarafite resitora nyine rasenye. Ubwoko bwa biriya bihu muri make ni nk'aho ari inyama. Kiriya ni igihu cy'inka. Inka barayibaga nyine bakakivanaho bamara kugikuraho bakakireka kikumamo gakeya barangiza bakagikubita ku muriro ubwoya bukumuka bukavaho bwamara kuvaho bakagenda bagikatamo gakeya kuriya bakagiteka. warakiriye se umva kiraryoha? Narakiriye cyane. Kiraryoha ni nk'inyama uretse uko gitandukanye nk'inyama cyo kigira ibinure. Cyo kigira ibinure ariko n'ubundi ni nk'inyama kuko no kugiteka mu mazi wagikura mu mazi y'amazi asigaye asigara n'ubundi atera ibinyonga n'ubundi kubera amavuta menshi yacyo yavuyemo. Ni nk'isosi y'inyama. Iyo urangije noneho ugashyira muri bya birungo ugakaranga n'ubundi bihinduka nk'inyama ni nk'ibisanzwe. Ariko ntabwo uri kutureba pe. Hanyuma se ushobora kubiteka ushobora kubigura ukajya kwiteka iwabo? Wabigura ukabiteka kuko n'ubundi bitewe n'ubushake ariko abakuru barabikunda. Ugereranyije ari ibi bihu n'inyama uyu munsi cyane ni iki? Unagereranya uyu munsi inyama zarahenze udafite ubushobozi bwo kugura inyama wagura bino? Udafite ubushobozi bwo kugura inyama kuko nabona ubwoko ari ubwoko bw'inyama n'ibikomoka ku matungo wagura ibi ngibi ukagenda ukagikarabya neza ukacyoza neza ukagiteka cyangwa se ukawakirya. Ariko ibyo guteka ku bishyimbo byo ni iby'abakuru nyine ni iby'abakera. Ubu ngubu mu rubyiruko ugiteka mu mazi wamara kugiteka mu mazi kikabira cyamara gushya neza ubona ko cyahiye neza ukakivanamo ugakaranga za nyama zawe nyine bisanzwe. Ubwo ni inyama za make? Ni inyama za make. Urakoze. Ndiho nyine nkenye nta kintu cyo kurya mfite noneho rero binshobeye nyine ndavuga se mana ubu nzabaho nte. Hanyuma ngira gutya ndavuga abana sukwera nzabagaburira iki nita ko ntekereza ubwo bwenge guteye gutya nteka nshakisha icyo kurya cy'abana. Ibi bintu babyita ngo iki rero? Babyita uruhu rw'inka.
uruhu rw'inka baruteka bate, barurya bate, baruteka kuki? Iyo ushatse urateka ku bishyimbo washaka ugateka bigashya, byamara gushya ugashyiramo ibirungo ukagabura. Twavuga ko ujya ubona abakiriya se cyangwa ntabona? Abakiriya nyine iyo ari nko ku gasizoni nshobora kubabona, hanyuma yaba ari nko mu nzara bakagura buhoro buhoro. Ukorera hano gusa cyangwa ujya ujya n'ahandi? Ntabwo ari aha ngaha gusa, ngenda nyine nshaho gutya nifitiye nk'akadobo gutya, bakampamagara bati vayo turebe, ubwo bakagura bya gutyo. Ni abahe bantu bakunze kukugurira? Abaturage. Ikigero cy'imyaka? Abakuze yemwe n'abato bose mu ruvange. Hanyuma ntabwo watubwiye ubuzima wari urimo utaratangira gukora bino bwari bumeze buti? Bwari bubi cyane kuko sinanabuhabahisha. Guhisha ikiriho ntabwo byashoboka. Bwari bubi gute? Nari nkennye cyane, ukuntu nari nkennye icyatumye mbikora ni ugushoberwa. Ubwo twabaye aho narindi mu Uganda, twari tumazeyo igihe kinini nyine twaraguzeyo ubutaka, twaravuye n'aha ngaha kera. Hanyuma rero tugezeyo tubayo dukorerayo, batwaka ubutaka. Twamaze kutwaka ubutaka tugeze n'aha ngaha badukura mu butaka ngo twaguze muri leta. Mbega kwa kundi bavuga ngo umuntu yaguze muri leta ngo ni tuhagurukamo gutyo. Ngeze n'ahantu numva ndakennye burundu, mbura icyo kugaburira abana, mpita ko nteka umutwe wo kuvuga ese ubu mana ndajya ndya gute, ndajya nshyira abana ku ishuri gute, ese barajya bava ku ishuri barya iki? Ngeze aho niga umutwe wo kugira gutya. Hanyuma se ubu ngubu urangura gute? Urangura he? Urangura ngahe? Nshobora kugenda nkagura nk'ibihumbi 8 kubera ko birahenze bino. Ubwo nkaza nkacamo uduce nka gutya, namara gucamo uduce gutya hanyuma nkatutunganya neza, ubwo narangiza nkatugurisha. Noneho ufite ubushobozi bwo gutunganya nk'impu nk'ibiro bingahe mu gihe kingana iki? Nshobora nko kuzitunganya nk'impu nk'ebyiri nko mu minsi 2. Uruhu rumwe rw'inka imwe ikuze wavamo nk'amafaranga angahe rumaze gutunganya? Kubera tugurisha reja ntabwo namenya umubare. Reja ni ukuvuga ngo baguraho iz'igihumbi bya 2, ubwo nkatahana 2 gutyo, nagera mu rugo nkayahahishiriza abana, sinjya nyarunda ngo mvuge ngo naye. Ubona aka kazi uramutse ubonye isoko ukabona igishoro wagakora neza ku buryo gashobora kugutunga nawe ukaba watanga akazi ku bandi bantu? Nyine ubu nicyo kintu niyemeje, nta kindi cyo gukora mfite. Aho gucuruza hano rero abaturage bagufata ute? Ntabwo bavuga ngo uriya muntu bite? Oya, mfite naho ntaha mu rugo, ntabwo ngenda mu muhanda mbunga. Ubu nk'ubu hari abantu nari mbishyiriye maze bamaze kugura ndamanuka ndataha, ngeze hano batise uko ugiye gutaha kare wakwishyiriye n'aha ngaha ukagurisha wowe wicaye hamwe. Naho nta kibazo mu rugo, baranzi bose ko mbikora. Ese babyita gute uretse kwitwa uruhu rw'inka kugira ngo babigire? Iyo batavuze uruhu kera bavugaga ibikoba. Babiteka ku kiyarya? Bateka ku bishyimbo. Cyangwa se batanateka ku bishyimbo, bagateka cyangwa guteka ahasigaye bikaba nk'inyama, hanyuma umuntu uruvanyuma agakaranga n'ibirungo, ahasigaye akarura bishushe nk'inyama. Ubwo ntibitwara igihe kinini kubiteka ngo bise? Wapi, biterwa n'inka ikomeye, iyo byoroshye bihita bishya. Ni iyihe nama wagira abana b'iki gihe batabizi? Kubaho ni ukushakisha icyo gutunga umuntu. Nk'ubu ngubu nk'abo duturanye urugero bazi bino bintu nkora, ko bamwe baranaza bakancungira bakareba uko ndi kubikora, bamwe banaryaho ibintu nk'ibyo, bazi ko bifite umumaro kubera ko ba nyina babibahahiraho.